We go. Yeah, hello my people out of there. My name is JD wibihe byose. JD aka the journalist. Ndabakunda kandi mukandusha ni danco mbashimira cyane nicyo mbakundira. Ya la imbere za screen zanyu, imbere yanyu mutimaze igihe ndi hehe, mutimaze igihe ncecetse meze nte. Nyaboneka nuko bategurira ikintu kidasanzwe, nyaboneka no gutegura ikintu kizabanogera. Ngira ngo nkuko mubibona hasi hejuru ameze neza cyane, hasi hejuru no musani tumusanze anywhere, tumusanze yiteretse ameze neza. So cool. How are you my boy? Iyi n'Ubutare Media, turi kuri channel Ubutare Media, mukoresha na like. Ndabakunda mukandusha, reka mbahereze ikaze nte kuvuga menshi. Umeze ute muvandimwe? Oh no. Yeah. Chokwa way. Ndashaka umukobwa tuzapayana, ibyaba ngombwa tugacomana, tukaryana iti tugasa mana way. Ndashaka uwo tuzaryana kanu, apana kamwe kaburi kanu na borenguni. Ndashaka ufite hiti nyeya wezi, uwo tuzatwikana social media mana way, yeah. Kuko nge ndi lasta, wallahi ndi mulasta, yeah. Kuko nge ndi lasta, wallahi ndi mulasta, yeah. Kuko nge ndi lasta, wallahi ndi mulasta. Kuko nge ndi lasta, bro, wallahi ndi mulasta, yeah. Yeah, right. Narababwiye ngo ibyo mutari mwabona nibiki nzakora iki ku Butare Media, ko tuba twatanze show ku Butare Media, ko tuba twakoze byinshi bitandukanye. Ngira ngo wikoze mu mitana wibwira batanazi, ariko bakeneye izina ryawe, uri muntu ki, tubwire. Yeah, Jaguar ni umuhanzi. Yego. Nitwa Jackson Jaguar, ni amazina hanjye y'ubuhanzi. Amazina ababyeyi banyise Hategekimana Jackson. Yes. Ariko nyine ngiye muri industry nyine ya music nitwa Jackson Jaguar. Yandakeka niyo mazina nkoresha cyangwa se Majinyo. Yeah. Turamushimiye cyane ati Eri Majinyo Jackson Jaguar n'andi mazina yose ashobora kuba afite. Turagushimiye cyane rero kubera uduhaye umwanya, tugiye kuprofita tukubwira rero iyo tugeze ku Butare Media no kugira ngo dukomeze dufashe abakunzi bacu tubazanira impano zigiye zitandukanye. Kugira ngo uko babonye utangira uririmba, ese niyo mpano ufite bimeze bite? Yeah, impano yanjye no kuririmba. Yes. Ndaririmba kabisa. Zamuka dukomeze turyohe twiryohereza kugira ngo tubone tuganire. Okay. Ngubu ufite vibe nubaho, nguhora na swag miyama, isinzi niba ndota bimbaho, wagira ngo wavuye mw'ijuru, ibazo mwarutuma nivamo, nashira baro hasi namvemo, yeah, njye turahuje DNA. Nje ndi proud mon bebe, sha ibaze ko wakati ya mamiliyoni, ubwiza bwawe bebe upima amatoni. Ibaze ko wasanze feeling alone, bambwira ko wakatiye na amalone. Iby'urukundo ni insazi, rwagutwara nk'umusazi, mu macenguriro mami, ntacyo bitwaye urimo namiyo, nzaruvomerera. Uru rukundo nzaruvomerera, ntacyo bitwaye nzaruvomerera, anytime nzaruvomerera. Yeah. Right, ngori ikinde kibintu ari uburyohe bwiyongera mu bundi. Nababwiye ngo ni JD bihe byose ndi kumwe n'umusani nabazaniye uno munsi, nabazaniye kabisa, nabazaniye ntabwo nigera mbasondeka murabiza, ariko uno munsi ho ni karundura iminsi myinshi maze nicaye nari ndimo gutegura. Jackson Jaguar wagaragaye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, harimo Maria, harimo indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ubundi Jackson Jaguar mu rugendo rwawe gatoya tubwire ni muntu ki? Yeah, Jackson Jaguar akora umuziki. Jackson Jaguar akunda umuziki. Jackson Jaguar yatangiye umuziki kuva kera,
right now na nubwo ndakihiringa tu. Jackson Jaguar ntago turaguhereza umwanya kubera ko rwose abantu bakomeje kunsaba bati Jackson Jaguar bimeze bite ba Jack, ubwo niyo mpamvu natuje ngavuga nti mbazanire umuntu wabo. Indirimbo ya mbere waba warahereyeho urayibuka, urayizi? Indirimbo ya mbere nahereyeho ni indirimbo yitwa Turashima. Ari kumwe n'umusani bita Tom Breeze. Yes. Urayibuka se? Nayibuka. Zamuka ho gatoya kuko hari impamvu nta muvyeyi bibagirwa abana. Zamuka rero. Ngo mana yacu twa turagushima kuba turirimba bagashima gusa nitubura batupinga tukaririmba badashima ndakeka hari impamvu nkunze kubaza abasani indirimbo za mbere bahereyeho kubera ko nibyo bigaragaza character zabo mu kwandika mu myandikire. Hari umuhanzi ushobora kubwira uti bimeze gute ukabona ntabwo abirimo, ariko bibita binyereka umuvuno umuhanzi afite n'impano afite mu byo mu myandikire. Ese wenda iyo ndirimbo nziza utyo ni hashize nk'imyaka 2 utangiye umuziki, byatangiye ryari ko numva ari nziza cyane? Indirimbo byatangiye kera nandi mu wa kabiri secondaire. Mu wa kabiri secondaire niho navuga ko natangiye umuziki, gusa nyine niho navuga ko nagiye muri studio. Ni nka ryari buriya? Sigo ni nka 2013. Impano imeze utyo kuri iyo myaka. Indirimbo ngira ngo niba mubyumva neza abahanzi dufite uyu munsi murabyumva bararirimba bagira utariki indirimbo ya kompita, ubigenza ute kugira ngo umwihariko w'indirimbo y'iyo myaka ibikiryoheye amatwi bene ako kageni? Sinavuga yenda ukuntu mbikora kuko nyine kuririmba ni impano, sibyo? Ukuntu mbikora nyine kubona nasohora indirimbo nziza cyangwa se ngasohora project nziza biterwa na feedback z'abafana n'ukuntu bumva indirimbo. Rero ukuntu kuba nasohora indirimbo nziza ni impano y'Imana, ni impano y'igena. Jackson Jaguar wenda ni ryari watangiye kwibonaho impano ukamenya ko ufite impano yo kuririmba? Byari nka ryari, byari bigenze bite? byatangiye kera ndi muto cyane nari nkikiga primaire. Ndabyibuka kuko mere wanje yari umwarimu. Vase nanditse nyine mu kigo yigishagaho ahantu nigaga. Hari indirimbo nanditse ngo ariko narapaga icyo gihe. Narapse ngo byatangiye kera niga muri primaire. Nakundaga kurapa mfatwa akaboko na mere. Nari muto ntari gito gusa mfite n'ubwenge, abambonaga ndapati burya kari bugenge. Nta mubyeyi mwiza nabonye ndutira u Rwanda. Mwarimu yahise ambwira ati ikinyarwanda gusoma no guhanga mwana muto birajyana, iga basu uzandike imirongo ifite injyana. Nakurikije nama nizo zingiza uyu mubona, umuziki nicyo cyiciro naremewe. Ni gute ushaka kumba wowe kandi bidashoboka? Niyo bora nanditse ati umuziki nicyo cyiciro naremewe. Uteye ubwoba. Jackson Jaguar muri R&B yaratangiriye kuri vaze ziteye ubwoba za hip hop. Byagenze bite kugira ngo uhindure umuvuno ubundi urapane? Ubwoba cyane. Ngira ngo abantu byadanje bari mwe ubu n'ubutare media bushobora kuzanira impano idasanzwe gucya, impano utasanga handi hantu. Niyo mpamvu ngubwira ngo kora share na like ku biganiro byacu dukomeze kujyoha twiryohereza. Narindi ku kibazo nkubwira nti byatangiye ute kugira ngo uve muri R&B nako uje muri R&B uvuye muri hip hop kandi cyaye gutyo? Mbega mwabantu mwe bimeze bite? Ukuntu byatangiye nyine kugira ngo nigire muri R&B mvuye muri hip hop, ntabwo nari ko nshobora kuzaririmba. Ukuntu byaje kugenda, hari amarushanwa tugeze kujyamo kera nyine, ndakeka ni kera hashize igihe tu. Iyo muri Isn't Possible yari yateguwe n'umugabo witwa Seno. Bagenda bafata abana mu mirenge itandukanye. Ariko ayo marushanwa kugira ngo uririmbemo wagombaga kuba uririmba nyine R&B kuko nta baraperi bari bemewe. Nyine ntabwo nari ndi kuri capable yo kuba nyine naririmba R&B. Hari umukobwa Tom Breeze niwe muntu negere ndavuga ati bro urabizi ko ndi umuhanzi, ariko muri amarushanwa bari gusaba kuririmba nyine hip hop. Bambere kugusaba kuririmba R&B. Sorry gato. Bagusaba kuririmba R&B. Tom Breeze
ya binsaba kuririmba nyine R&B nibwo nahuye negereye umutipe witwa Tom Blaze arangiye ndamubwira ati Tom rero urabona ko aya marushanwa bisaba nyine kugira ngo umuntu aririmbe ariko atagomba kurapa nta kuntu wamfasha nk'umuntu nyine w'umuririmbyi mwiza n'umuririmbyi mwiza Tom Blaze ya ndamwegera arangiye arambwira ati bro nyine anyereka system zose naririmbamo arambwira ati byagenda gutya na gutya nyine birangira ngiye mu marushanwa ndi kuririmba kandi ari umuraperi ya after nyine mu marushanwa n'ubundi naje gutsinda birangira nyine bigenze fresh ntabwo bishoboka ko bakubise inshuro bishoboka bitese ko umuntu ashobora gufata umwanya agahindura igihangano cye kuko ndabyumva abandika biba bigoye byagufasha igihe kingana iki kugira ngo uhindure byasabye nk'amezi byasabye kugira ngo uhindure kugira ngo abantu bumve neza bro niba ufite igihangano hari ukuntu uba wagikoze niba wagikoze ukuntu rero kufata injyana cyangwa se ritme cyari kiriho ugahindura numva ari ibintu bigoye kandi ukanatsinda byagenze ute muri make byafashe igihe kingana iki ya nta gihe cyadage byafashe kuko nyine twari dufite igihe gitoya orudi baduhaye insanganyamatsiko ya polisi tuyandikaho twagombaga gusubira mu ndirimbo ya The Ben bita Habib yego ya ndayibuka nayo twararirimba icyo gihe yego n'indirimbo yawe nyine ushaka kuririmba yego ya orudi nyine ubwo nza kuririmba ibyo ngibyo sinavuga ukuntu Imana yabikoze sinavuga ukuntu byagenze ariko nyine ngiye nabikoze nk'umuhanzi nyine mbona birabaye tu nuko uratsinda ubona birabaye R&B uyikomeza utyo se bya R&B nayikomeje gucyo nyine n'ubundi nabonye bibaye ndavuga ati bya bintu koko bishobora kuba ngomba kubikora tu urumva ndavuga ati nyine bitanivaga akazi ndavuga ati reka mbikore umuntu watangiye ari umuraperi se ni ire tandukanye ubona hagati ya hip hop na R&B ya itandukaniro riri hagati ya hip hop na R&B hari itandukaniro rinini cyane muri iki gihugu yes no kuvuga ngo R&B ni ikintu uririmba cyane nyine uririmba kigahita nyine ku isoko kigahita gicuruza cyane kurusha hip hop ni ikintu nyine umuntu aririmba akaba yacuruza cyane kurusha hip hop hip hop ni nziza cyane kandi respect ku baraperi baravunika cyane kabisa baravunika ariko nyine R&B muri iki gihugu rwose R&B iracuruza kurusha hip hop hanyuma rero ngewe na iyo turi ku Butare Media nukuryoha turyoshye ariko abantu baraza no kubyandika muri comment baraza kutubwira aho ukaze cyane is it R&B cyangwa se niba ari hip hop niyo mpamvu abatakumvise neza nshaka kugira ngo banze bakupiteho hip hop Yohana ubakupiteho yaba ari y'umuntu runaka yaba ari nyine ubakupiteho verse noneho turaza kugereranya baraza kumbwira muri comment hano ku Butare Media batubwire bati R&B bararenze cyangwa se arenze muri hip hop yes njye kurimbira hip hop yanjye yes naho aho ni byiza n'uburyo babugiye mu bundi okay nkora iki ko mpinga nge nkaburi turufu bikansaba kata kugira nuzuza igifu n'imirimo nkora byisi kansaba ingufu abatera nkunga bubu ngubu nabo nubufu natangiye umuziki nziko nzaba umukapo nkagafata nkakankubaka n'amashato none revo ndiho ndaterura ibikapu ingaga mu makebo ziri kunywa Hennessy nkora iki ko muzika ubu yahindutse giti ufite imbaraga ni uvugutirwa umuti nabakadufashije birirwa batuvuma ngo twaheze imihanda bakatwita ingegera ikosa rimwe bakadukatira urwo gupfa kubera yuko tudafite ikiturengera right nababwiye ngo ningwe nzayinyuza mu mujyi akatari kaza nzakazana it's Jay-Z w'ibihe byose the one and only ubu n'Ubutare Media dukomeza kuganira twiryohereza ndi hamwe n'icyamamare Jackson Jaguar ariko rero okubiseho nge hip hop nge nemeye naho kubitaho R&B baraza gutora niko bimeze baraza guhitamo kubitaho R&B muri comment bandike bati rwose turabona R&B bari harenze cyangwa si ariko ntago nshaka umuntu uvuga ngo byombi kuko ubwo ugomba kuba hari aho urenze nari kabisa ibitinde bavugutira bro wana zamuka nadinze ko ndi the band nta mu baby numwe wangu miruhande mu bya love nari kiganda badman nahoraga muri swing wallahi gusa ubona kunza ari physically fit nagari nka shadi you like it cyakoze abajama turifunga ndebera iki cyana mba nikurabizi ukonge nkwemera disi njura bizi ukongo kunda my dale wallahi nakweretse pana mama nyuma nkwerekana babajama njye love ni yanjabuka bro oya baby ni wankotoza basi namo muri love namo
yeah nkorera just unemo bay I'm in love unemo yeah ngo basi nemo yeah muri love unemo bro nkorera just unemo bay I'm in love unemo yeah amulaka kwezi ubu niko ndi wampinduye fashion niko biri ngo ntakubesha babe uri monami sha babe uri monami nakwemera nkajya muri rihani ariko baby ntugirire wasi ngo ntakubeshe ndagukunda disi omadale nyemerera basi sha njarabizi ukonje mwemera disi JD ja njarabizi uko mukunda my darling wallahi nakweretse bana mama nyuma nkwerekana baba jama nje love niyanja bugajye oya baby ni wangotoza ngo basi ntamo uri kumwe nawe ntiwananirwa kuririmba niyo waba rwose barakwirukanye bakubwira ngo ntuzi kuririmba cyangwa se nta mpano ufite mu kuririmba uyu yatuma uririmba yatuma ugira ibyishimo bidasanzwe impano koko arayifite gusa ndabona twahaye ihurizo rikomeye abantu bo kwandika comment kubera ko nabuze aho mpagarara ariko navuze ni uwandika we ahitemo kimwe uno utari media nta handi wakura ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero nk'umuhanzi wari we wese ufite uko wakuze watubwiye yuko igihe watangiriye muzika utubwira urugendo rwawe muri muziki mo gakeya, ese nk'uwari we wese ninde muhanzi wakuze ukunda kubera iki? nyine nkuko rabivuze nakunze nkunda hip hop narindi umuraperi sorry narindi umuraperi nakundaga Dani Nanone gusa nanubu ndacyamukunda navuga ko ari nkawe umuntu wankundishije n'umuziki sibyo man nge nkunda nakundaga Dani Nanone nanubu ndacyamukunda ni nkari rero mudo wanje tu nubwo wenda isanze ndi kuririmba kandi nabyo n'ubundi abanyarwanda baba bakeneye imiziki tugomba kubahereza nyine imiziki sibyo gusa nyine nakunze nkunda Dani Nanone Dani Nanone si why nakubwiye ngo niye mpamvu harimo hano hari abahanzi benshi mu Rwanda batandukanye why Dani Nanone impamvu nakunze Dani Nanone ndakeka umunyarwanda wese uzi umuziki sibyo umunyarwanda wese wumva umuziki man umunyarwanda wese wumva lyrics man azi neza ko Dani Nanone ari umuhanga yego Dani Nanone ni umwanditsi mwiza ni umuririmbyi mwiza ni umuraperi mwiza nyine byose arabyujuje umukunda ni kimwe ariko se hari indirimbo wenda ye wabuzi ushobora kuvuga uti nje naramukurikiranye naramukunze bituma mfata ni indirimbo hari iyo wabuzi nta ndirimbo ya Dani Nanone isibye indirimbo atasohoye yego usibye indirimbo nababwiye ngo n'ubutare indirimbo Dani Nanone atasohoye sibyo ubu ushobora kumenya indirimbo yatangiriyeho indirimbo Dani Nanone yatangiriyeho wayimenya hari indirimbo yitwa Isi ntabwo abanyarwanda benshi bayizi ntabwo bayizi zamura twumve hari indirimbo yitwa Isi sibyo nababwiye ngo nabaza ni impande idasanzwe mw'abantu mwe hari indirimbo yitwa Isi ya Dani Nanone yarinze kera ariko nshobora kuba nibuka nk'ibintu bicyari kuko oya ntari ibi bivuge tubyumve kuko njyewe mu matwi yanjye nibwo ndi kuyumva buriya iravuga ngo dusoma mu bitabo k'iyisi yahoze ikeye tubwirwa mu migani katari uko yariteye abakuru bavuga ko yahoze isa neza bamwe mu bo yahiriye bakayizenguruka ubu mbona badida batakana batakamba nkabona bababara babuza babatabara umubare w'abapfa ni mwinshi mu marimbi mu bantu ntawe ugihura n'amata ku ruhimbi none si yashaje cyangwa bayatwara yobye umusarara gasha ngo ntarohame ningugikarasha ngikundirame mburaho mera ntangira mana kuko aho nyura ntanzira nanyereka inzira umbera ishuri nigamo umbera ishyamba mpigamo mburaho mera ntangira kuko aho nyura ntanzira young president much respect bro ikiganiro yenge mba numva nanagihagarika kubera ko niba ari Dani Nanone tuzanye tukamutereka ahangaha niba ari mana yanjye bimeze bitariko iyo ndirimbo rero wakubwira ko ari bwo bwa mbere nayumva gusa igitumye menya ko ari Dani Nanone nuko neza mu majwi yiwe uko aririmba neza wagira ngo niwe uri imbere yanjye neza wagira ngo niwe turi kuganira ibi bintu bihuza ute musore bimeze bite yenda nawe navuga kuri Dani yego hari indirimbo yatuye
abasirikari nyine cyangwa se abasoja zamuka ubutare media nico bashaka. Hari indirimbo mani ye nakunze yitwa Soja Respect ku ngabo zacu z'igihugu. Umva kubuye hano cyane narayikunze kandi murabizi nyine inkotanyi cyane tugomba kuzubaha man zamara twumve. Uyanze imodoka nziza ahitamo tata n'igifadu ntiyakitamo ibido cyangwa akabyiniro nk'abasitari. Umugabo utagira umwaga utagusiga mu kaga hadibambirwa ku rugamba mwita kibami ntare nyiri shamba ntagajya kangwa n'ibiturika yerekeza ko bituruka ntagajya atinzwa no kwifubika. Igihe tukibyosoma kanga uyundi abadangije umubyiza atanga iyundi adenze mu Rwanda ageze ni mahanga intwari njye mwitundi wundi ngira ngo iki kiganiro azanakibona. Iki kiganiro bimeze bite? Inspiration nziza, vibe nziza, kuririmba neza, ibiririmbo bagira ngo niwe twazanye tugatereka hangaha. Cyokoze utandukanye n'abantu bavuga ngo nge nkundo yu ariko wajya kubona ukabona nta kirimo. Jackson Jaguar mate respect kuri wowe. Reka dukomeze rero. Jackson Jaguar urugero rwawe rwa muziki twabonye ukuntu watangiye, tubonye umuntu usa naho nyine ufana operefera. Ese muri R&B hari umuntu waba wemera? Muri R&B? Yego. Sugo ni benshi cyane sibyo kuko nyine muri R&B abantu benshi abahanzi benshi nyine abenshi bagenda bankuma kuko urabona umuziki dufite mu Rwanda sibyo mani umuziki uri kugenda ukura buri munsi. Binamfashe kugira ngo mbaze ikibazo ngira ngo wenda niba babyumvishe neza hari uko uri mu bantu batangiye hashize iminsi ugereranyije wenda umuziki wa kera n'ubu urabibona ute? Niki gishobora kuba cariyongeye mu muziki cyangwa se niki cyabuze? Ibintu byongeye mu muziki ni byinshi ariko ndakeka n'ubundi nta nibyabuze sibyo kuko no kuvuga ngo kera no kuvuga ngo hari generation y'abajene ba kera sibyo. Abajene ba kera no kuvuga ngo baririmbaga nyine imiziki nyine y'icyo gihe to sibyo na production y'icyo gihe nyine bagitandukanye n'iyubu ngubu sibyo. No kuvuga ngo kera ibintu bagombaga gukora biri kuri standard yabo sibyo. Urumva barabanditsi beza na n'ubu ngubu imiziki yabo turayumva tukumva ni fresh ariko ubu ngubu kera umve ko nta bantu bacuruzaga imiziki hanze sibyo. Ariko ubu ngubu umuhanzi wo mu Rwanda nyine arareba agasanga yenda ibintu byacuruza muri Nigeria, byacuruza muri Amerika, byacuruza ahandi hantu hatandukanye sibyo. Akavuga ati reka nkore imiziki izakonfirma bari abantu sibyo. Nuvuga ngo ntabwo twahira nda mu njyana imwe kuko nyine tuba tukeneye no gucuruza imiziki yacu ikagera hanze y'igihugu sibyo. No kuvuga ngo rero abahanzi b'ubu ngubu nabahanga n'abakira nabahanga aho gusibye ubumenyi bugenda buzamuka ukomereza wana y'inkubaje nti none umuhanzi muri R&B uti bagenda babikora neza ariko kamemi haro uko ishuri ryaba rimeze ko sari wa mbere n'uwanyuma kuri wowe hatagira nababyumva nabi. Umuhanzi muri R&B umuhanzi nkunda nakundaga kera ni Christopher n'ubundi acyamukunda kuko ni legend respect Christopher. Undi umuhanzi mu R&B nyine muri new generation navuga ko ni Kenso ararara ntumvemo abantu bakomeje kuvyandika bavuga bati ko wagira ngo ni Kenso watuzaniye ko wagira ngo ubu nashakaga uburyo ndapenetra nkagera ku kantu ka Kenso none ukoze hasunyutsa gutora ibuye. Kenso zamuka rwose ntabwo wabubuza akaririmbo ceka Kenso kabisa niba tutakugoye. Inyungu zanjye ziva muri struggle ngo ndebe ko nakiri inkoni z'iki gihe hamwe mbyuka njya gusenga timana yanjye ifashe undemere uyu munsi life zingagara imbambo nari movie gashi nyinshi cyane zitamikwa abana nawe jaguru wa danje umunsi umwe nzicara mu kadege hasa ndi nazo umuhate ndi nawo ukajinya kenshi cyane ngo mbikore nka edege hasa ndi nazo umuhate ndi nawo nkore kopi nyinshi cyane meswe nka Papa Jaguar nababwiye ngo buri kimwe cyose abari sawa buri kimwe cyose abari fresh neza ni Kenso neza uyu muhungu afite umuvuno afite ukuntu yitereka. Hanyuma rero twavuye kera twaciye henshi hanyuma Jaguar ubu ni muntu kibimeze biti? Jaguar ubu ngubu ntatandukaniye no wa kera kuko Jaguar wa kera n'ubu ngubu nyine urebye Jaguar ubu ngubu bashaka kwiyubaka yaraturutse kera muri make. Ikintu nabwira abanyarwanda n'abantu bose yenda bakurikirana kino kiganiro ni umuhanzi ukiri mutoya nkeneye gukora nkeneye kugira ngo mbe nafa ku rwego rumwe ngire ku rundi
hanyuma Jackson Jaguar nguko urukutuganiza abantu nyine bagukurikirana abakunzi bawe biteje iki ubiye kuki bimeze bite? Ubu ngubu Jackson Jaguar ari muri label yitwa Ubutare Media. Yego. Ubutare Media tubafitiye ibintu byinshi cyane, tubafitiye projet nyinshi cyane. Muri make urebye tubafitiye ibintu bizize tutarazigura. Sibyo mu Kinyarwanda ikizima kabisa, dufite ibintu bizize tutarazigura ariko uko byagenda kose ndio nagiye muri label bita Ubutare Media, ngiye kuramba kubita audio mbakubite na video kabisa. Mbabwije kuri banyarwanda abantu bari hanze y'igihugu man Jaguar mu by'ukuri ndashaka gukora imiziki kandi nizeye neza ko ibintu tuzakora bizagira umusaruro. Jaguar muri vibe zamuka nge banumva ijwi ryawe ntari kupa ubundi rigahora mu matwi gusa ari kuririmba hitamo ibyo ushaka rwose uzamuke. Hari indirimbo nanditse yitwa Ja bisobanuye Nyagasani. Bisobanuye Nyagasani. For sure. Okay. Ivuga nko kuri struggle ku buzima ariko kabone nubwo ubwo buzima wacyamo nyine tu kubyagenda kose hari Imana kandi iyo Imana igomba kubikora. Urabizi ko ibyo twakora byose twizeye Nyagasani. Sibyo ngutemo ntamorwa urabaza amenyo kandi ureba umunwa komeza rwose nta kibazo. Ko bukeye buri sunika inzira zanjye ntiwazikaba Ruremutanga ntiyabikora ngo yape ntibyashoboka n'abanzi banjye bakamejeje zikaba Ruremutanga ntiyabikora oya pe ntibyashoboka n'abanzi banjye bakamejeje ingoma yanjye ntirenga rido ngo nibyo abana bo mu bisubizo Mana wembe gihurizo buri gitondo byose ni ndabyuka ngasenga byose ni abantu sibo Mana byose ni erega byose ni byose ni byose biva ku Mana byose biva kuri Rurema. Ese inspiration yo kwandika imyandikire myiza ngingiyi yujemo ubutumwa kuko nagiye nkukurikirana ku ndirimbo wagiye wandika zose ni indirimbo zirimo vocal, ni indirimbo zifite ubutumwa bitandukanye ni na zimwe mu ndirimbo baririmba nta ndirimbo nimwe nigeze kumva muri zimwe baririmba bavuga ngo ni ibishego. Ugendera kuki kugira ngo wandike indirimbo zifite ubutumwa nk'ubu ngubu urugero ngingi ya no kuvuga ngo inganzo ni ikintu kikuzamo nyine utagiteguye kandi umuhanzi burya yandika inganzi mujyemo nje focus nyine nkunda kwandika indirimbo zifite ubutumwa kuko nyine ariyo nganzo Imana yampaye tu. Jaguar hari ngubajije ncyo kubera ko nakurikiranye indirimbo zawe zose hari indirimbo yitwa Maria sinzi niba ari kurayibuka kuko ni yawe ndayibuka bro yitwa Maria yateje saga nyinshi kuko aha mba ndi kureba kuri telefone ndeba ku Butare Media ni indirimbo rwose nziza ifite ubutumwa. Iyi ndirimbo urayivuga iki ko bavuga ko ari true story, ni true story cyangwa indirimbo bita Maria ni true story ndakeka ni story y'umuntu nyine ntabasha kuvuga kuko ntago ari byiza gushira umuntu hanze. Umuntu watandukanye n'umugore atandukanye n'umugore wa mutana umwana kandi yarambwiye ati uri umwanditsi mwiza kandi wandika indirimbo z'ubuzima abantu bakumva refresh byaba byiza nyine wanditse kuri iyi ndirimbo ngiye indirimbo umuntu mwita Maria umwana mwita Salima nyine nk'umuhanzi ngira ngo wakozaho kantu gatoya wenda kugira ngo abadukurikiranye banumve iyo ndirimbo. Ni indirimbo nakunze cyane ariko yanakunzwe n'abatari bakeya isangwa n'ubundi ku Butare Media ku Butare Media kabisa imbere cyane ngo tuza Maria menya kibi ntari bishakwa ese kunana Salima ubona ari byo bitubereyema tuza Maria tuza Maria tuza Maria have winana Maria Madija daru ntaye mu gifungo kubera yuko ndafite umufungo damu ni nzito kuri ko maji winana uyu mwana
ese ubona Salima zakurate Mariya adahamagara mama yo winano y'umwana damu ni nzito kuri komaji ya menya kibi narebeshakwa ese kunana Salima yajajai ubona aribyo bitubiriyema ya guys ngira ngo muravyumva uyu munsi iby'ubunyamakuru nabishize hasi nahindutse umuhanzi kubera ko mw'abantu mwe umuntu tuba twakiriye n'undi muntu araremereye iyo aririmba nawe wiyumvamo iyo aririmba nawe wumva hari imva mutima ufite hanyuma hari ibintu biri gusirikira hafi aha Jagwa na Sky 2 bimeze bite ngo hari ikintu mufite muri gukorana bimeze bite? Ya Sky 2 twaraganiriye hari indirimbo dufitanye ariko ntago yaje mu bikorwa fresh muzi sirenge yitwa Tambarare imaze iminsi iri gusirikira dufite projet indirimbo yitwa Tambarare nta kuntu sinubwo wenda biri mu gikari nta kuntu wapfunyukuraho gatoya kugira ngo twumve uko bimeze nkuko yagiye bivuga nyine murabizi iki gihugu cyacu ni Tambarare u Rwanda ni Tambarare ni umudendezo urabizi nyine mahanga turazwi iki urabizi ko u Rwanda ahantu rwaherere nyine twiyubaka kugeza uyu munsi nyine u Rwanda nyine rumaze kuba Tambarare nyine nkuko umwanya wa Jessica tagenda bivuga ya Rwanda ni Tambarare kandi nizeye neza ko tugiye kubatamo iyo song ashaka ngohereza akantu gato siko byari byiza oya ntari bibura kubitaho nk'utuntuza tungaze n'ubundi koko imyandikire yanyu ntawa wakeka nk'akantu gato ntari ndi umusoja ku mutima no mu maraso Rwanda kuko urwanira nicyo gisubizo uzakurwanya mama nzamubera ihurizo ukwanga nzamwanga nzamusanga taraza twe turatera ntiduterwa bro niyo siroga yacu ubu igihugu nitamba nitambarare yabare niraritamba bro nitambarare waso reka tubaye ko kaboro bimeze neza cyane ngo nitambarare bari kubona ko n'ibihe byahindutse imvura irimo kurwa tugenda tugana nko ku musozo nibiki wabwira abafana bawe niki washishikariza abafana bawe ikintu nashishikariza abafana banje ni ukushigikira ndacyari umuhanzi nyine muto ntago ndakura ariko imini ko nshobora gukura bitewe na gahunda y'Imana n'abafana banje gukora bizi ka abafana rero bagupushinga nshimira n'abantu nyine bagenda banshigikira mu bikorwa bya buri munsi umujama bita Venko kabisa much respect mu gihugu cya Canada ndakubaha cyane kabisa ukuntu ugenda ushigikira mu bintu bigenda bitandukanye muri music nawe ni umuhanzi Venko ba muri Canada abantu bakurikirana YouTube channel kabisa Venko much respect brother man shimira na sister wanje ugenda umfasha mu bikorwa bigiye bitandukanye much respect ari easy okay ndakeka hari umuntu abahanzi benshi wenda aka kabazo reka nkabaze wenda dusa nabagana ku musozo ariko nabahanzi benshi bagiye urabona nk'iwanyu bakavuga bati muziki wapi wowe ukomeje kuri sister wawe wowe byagenze bite mu muryango nta mbogamizi bigeze uhura nazo mu muziki wawe imbogamizi ndakeka famille yanjye ntago imbangamira muri music ntago imbangamira muri music baranshigikira kandi bakunda n'ibintu nkora nubuhe butumwa watanga se ku bantu bapfukirana impano zigiye zitandukanye nubuhe butumwa watanga abantu bapfukirana impano ikintu nababwira yenda kino kintu reka nkivugeho ndeba no muri kamera mu by'ukuri mbabwiza ukuri abantu bapfukirana impano buriya impano irakura impano irakura kandi impano ishobora kuva nk'umusaruro muri iki gihugu cy'u Rwanda rigenda abantu bumva ko umuntu yagiye mu muziki abayikirara ariko mu by'ukuri ikintu usanze neza uzi ugasanga icyo kintu nyine wavutse ukizi ndakeka nyine abantu bakabaye bagushigikira kugira ngo icyo kintu kibashe kugohinga viral kibashe kugira ahantu kiva kigere n'ahandi sibyo ndakeka abantu benshi batunzwe n'imiziki cyangwa se batunzwe n'impano zabo muri iki gihugu cyacu urabizi nkuko nyine ndi kubivuga cyabaye Tambarare sibyo rero abantu batunzwe n'impano ni benshi cyane ikintu nashishikariza abanyarwanda cyangwa se ababyeyi cyangwa se undi muntu runaka ufite umwana ufite impano ni ukumushigikira kuko impano irakora kandi impano yamugirira akamaro akavamo Rwanda rwejo dusa nk'abasoza cyangwa se tugana ku musozo rero kubita abantu agashingura cumu rwose babyandika bambwira bati rwose ntagenda atyo kubita agashingura cumu
bashaka gashingura cumu Yeah. ya gashingura cumu karahari kabisa. Hari indirimbo nyine yanjye yitwa naririmbye ndi kurapa nkuko nyine twagiye tubikomozaho. Ndimo ndakubita rap ngatujya umupeti n'umuraperi. Ndimo ndakubita rap y'igwanjye ifite uburemere bro. Umuti ndavuguta abafana bakajya mu bidere. Uhakana ko ntabizi ngakwe nafatiwe yahita ntera. Ndi umupeti wa mu Rwanda ntago nkomoka imahanga, ntago nkaze mu biciro gusa mu kurapa njye ndi muganga. Nanga bagira ishamba kandi turi ku rugamba, tuba intwari nka rugamba maze umuziki ukomera Rwanda. Ngeneye kwaka nanjye nkamena nka wa muhungu ngerekeza muri Kongo nkitwa umuhungu serutse Rwanda. Imeze nk'ikipiri kini ishaka kujya muri cyane. Ngeneye gukora nanjye gusa mu muziki mfite umugambi. Yeah man, you're right. And I'm ngo the one and only. My name is JD byose twari kumwe n'ikitarangwe Jackson Jaguar. Ariko Jackson Jaguar ibutsa abantu amazina yawe kugira ngo dusezere neza cyane. Ni Jackson Jaguar aka El Majinho. Majinho. Why Majinho? Majinho no kuvuga ngo nyine urabizi ko abantu yenda kera urabizi ibintu by'igisekuruza. Hari ukuntu yenda wumvaga ngo abantu ngo musinga sibyo, ugasanga abantu nyine bavuka kuri musinga. Rero naje mfite igisekuru mvuka mu muryango wa Majinho, igisekuru cyane ni cya Majinho. Okay, niyo mpamvu nyine niswe Majinho. N'abantu nyine bari kunkurikirana kabisa bari hirya aba diaspora baturuka mu gisekuru cya Majinho. Muzikuri kabisa ndi umuhungu wanyu naje kubahagararira ndi imbere cyane inkotanyi cyane Jackson Jaguar. Ariko ntashira yari JD byose JD ubifuriza kugubwa neza kumera neza. Nari kumwe n'icyabamare Jackson Jaguar. Mayingo ndabakunda mukasha. Ubu n'Ubutare Media. Ciao. Yeah.